ndabashuhuje nagira ngo mbahe ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana ariko mbere y'ikiganiro nagira ngo mwibwire abazacyumva umwanya n'umwanya. Murakoze bwana Karirima, nkuko mubivuze nitwa Albert Rukerantare, ndi umunyarwanda uba hano mu Bubiligi, mpamaze imyaka irenga 20. Ubundi nariho nk'impunzi, ariko mu gihe gishize nagize amahirwe igihugu cyanjye kirongera kiranyakira, nkaba none nshobora kugira ishema n'isheja ryo kuvuga ko ndi umunyarwanda. Rukerantare rero nagira ngo tuganire mu minsi ishize ubwo mwari mu Rwanda mu nama y'umushyikirano, mwaravuze muti ndi kwibere. Ese kuba kwibere bivuze iki? Byaba se ari bya bindi bajyaga bavuga mu gihe kuri leta yo Habyarimana ko umuntu yahawe imbehe? Leta Habyarimana mwakoreye icyo gihe mwakoraga muri serivisi y'ubutasi, mutubwire uko uyu munsi nkamwe mwari mumaze igihe muri opposition muri kwibere koko. Twebwe abanyarwanda baraba hano mu Bubiligi bababona bari hirya no hino bibaza icyo kibazo basobanukirwe, kuko abantu benshi bakuzi muri opposition. Bwana Karirima, urakoze. Icyo kibazo nanjye ubwanjye nakibajijeho maze kubona ukuntu benshi babifashe, ko hari abibwiye nako ntekereza ko kutumva neza ikinyarwanda kuri bamwe, cyangwa gushaka gusesereza no gupfobya ku bandi. Mu by'ukuri nta kuntu nyuma y'imyaka 20 irenga nicaranye n'umubyeyi wanjye ariwe mama umbyara, mu kinyarwanda bize ko bavuga ati nta kabura ntikaboneke. Iyo myaka yose irenga 20 uretse kuremberwa nawe mu ijwi rya telefone, nari nyotewe no kumubona. Ngeze mu gihugu nicaye nkabona mama arongeye arangaburiye, akampa ibitonora, akampa ibihaza, nkicara nkanezerwa, nkamuhobera, nubwo urukumbuzi rudashira ariko nkumva tumaranye urukumbuzi, nkumva ibicuro birashize. Ni gute ntari kuvuga ko ndi kwibere koko? Kandi usibye n'ibyo, igihugu ni umubyeyi. Kuba nyuma y'imyaka 20 irenga naragize amahirwe yo kongera gusubira mu gihugu, nkakibona, nkaryama ngahumeka umwuka mwiza w'u Rwanda, nkabona isura yarwo itomoye, bwacya mu gitondo nkumva inyoni ziririmba, nkwibuka ubuto bwanjye. Ni gute ntari kuvuga ko ndi kwibere koko? Ikindi bwana Karirima, burya Imana nigira impano. Impano igihugu cyampaye muri uriya mwaka uhera wa 2016, nkagira amahirwe yo kongera kwibonera u Rwanda, nkabona mama, nkabona data, nkabona abavandimwe banjye, abana bavutse naragiye ngasanga ari inkuma abandi ari ababyeyi. Uwo munezero wawunganya iki? Iyo mpano wayinganya iki? Aho ntavuga ko ndi kwibere ni hehe? Cyakora hari bamwe nabonye byashimishije cyangwa se babigira imikino, abandi babibonamo akazi ko gushushanya, bashushanya berekana ngo ko ndi kwibera, ariko uko nabitekereje, uko nabivuze, uko icyo nashaka gusobanura, bishyiriye ibisobanuro byabo, ni uburenganzira bwabo ndabyumva, ariko nanone niho bagaragarije ubuswa kuko ni abanyarwanda ariko batumva ikinyarwanda. Ku ruhande rumwe narabagaye, ku rundi ruhande navuga nti nabahaye akazi, babonye umwanya wo gutekereza no gushushanya. Ubwo byagaragaye nk'imburamukoro, babonye umwanya wo kuvuga ibyo bo batekereza, nubwo atari byo nari nashatse gusobanura.
nyuma y'imyaka 23 mudasubira mu Rwanda, uyu munsi muratubwira mute uko mwarubonye, mutubwire mutumara amatsiko uko mwabonye u Rwanda. Igihugu nasanze nkurikije aho nabashe kugera, umutekano ari wose rwose biragaragara kandi biranumvikana, urabisanta iyo uhari ko umutekano mu gihugu ushigikiwe kandi urimirijwe imbere. Ngibi nkubwira ntabwo mbikubwira ku munwa gusa, ni ibintu nge nkubwira nk'umuntu wabibayemo, kuko nkuko twabivuganye, nkuko nabibabwiye, nakoze muri leta, nakoze mu nzego z'umutekano, ko nakora mu rushinga iperereza. Umutekano nzi icyari cyo n'agaciro kawo. Ibyo mvuga nabonye nuko nabibonye kandi kabiha agaciro kabyo. Ndabikubwira nk'umuntu wabibonye, ndabikubwira nk'umuntu wabibayemo kandi uzi agaciro k'umutekano. Ndagira ngo nkubwire ko nyuma y'imyaka 23 nkuko nabivuze mu binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda igihe bambazaga, n'ubu nabisubiramo rwose birenze imivugire, ko nasanze igihugu hari byinshi cyane ndetse byahindutse. Nkuko nanabivuze, umujyi wa Kigali sinashoboraga kuwitwaramo njyenyine, nubwo nari nkumenyereye mbere ya za 1994, ariko nasanze ari inyubako, ari imihanda, ari isura, nukuri pe hari byinshi byahindutse kandi bihinduka neza. Hari isuku. Nanyuze mu bihugu byinshi mpunga, u Rwanda narubayemo mbere yo guhunga. Nkuko mwabivuze, nari umukozi wa leta nk'abandi benshi kandi mfite ubushobozi bwo gutembera igihugu. Ntabwo byaba ari igitangaza, nta nubwo byaba ari ukubeshya mvuze rwose ko igihugu cyahindutse kandi kigahinduka neza, gifite isura ikibereye. Yego hari byinshi bigomba gukorwa kandi na Perezida wa Repubulika numvise ariyo ntero ikaba n'inyikirizo ati mwe gucika intege, mwe kwirara ngo hari ibyo twagezeho, tugomba gukomeza, hari byinshi tugomba kugeraho. Ibyo birumvikana. Ikintu cyanshimishe cyane ni iyo sura y'igihugu, imyubakire, ndetse n'uburyo ubona n'abaturage, intero ya leta, intero ya guverinoma wisanga no mu baturage. Rwose ndabivuga ntibeshya kandi ntawe mbeshya, ntawe ngambiriye gukuririza, ariko nicyo nabonye kiri mu Banyarwanda, mu banyagihugu, haba ku mirenge, haba mu turere, haba yewe no mu midugudu. Usanga abantu bafite icyo nakwita mu Gifaransa slogan imaze kubajyamo, bose baganisha ku iterambere. Malheureusement ntabwo ndi bubashe kwibuka uko bagiye bungikanya amagambo. Nkigeze iyo za Musanze mu majyaruguru, ukumva abantu baramutiye bageze indamutso bati tugire ubukire, hari ukuntu basubiza rwose ukumva koko bungikanya neza kandi bibajyana, kuko ukumva ko ari ikintu kijyana abaturage, no kibumvisha, kibigisha kwihaza, kwihesha agaciro, kwiteza imbere. Nagize amahirwe mpagera ku Mwero, ibyo navuze mu ntangiriro mvuga nti nageze iwacu, nsanga ibitonore, nsanga ibihaza, nsanga imiteja. Byo ubwabyo igihugu cyari mu turere nagezemo cyari gitamuruye, ubona imyaka ishishe, ibigori byendaga kwera mu majyaruguru. Nageze muri za Rubavu, aho hose nkabona uko abaturage bameze, abona bashe kuganira nabo
bakakubwira bimwe mu tubazo bahura natwo, bakakubwira ko bifashe neza. Rwose njyewe nkurikije uko nabibonye, igihugu gihagaze neza kandi gifite icyerekezo. Noneho bikaba atari disikuru ziba mu bayobozi gusa, ko nazisanze no mu baturage. Ari ikintu nabonye kuri njye cyabaye gishya mbese kidasanzwe. Mu by'ukuri iyo urebye mu gihugu ugasesengura neza, ubona hari icyo nakwita revolution de mentalité irimo kuba. Kandi ibyo umbabare kubigarukaho mu kanya twariho tubivuga, byerekeranye n'umutekano, byerekeranye n'isuku. Hari byinshi mu nzego, mu bucuruzi n'urugero, ubona buri muturage ndetse no mu mutekano, umuturage wese asa n'uharanira n'urimo guharanira kugira icyo yamara. Ugasanga atari bya bindi bavuga ngo bateze amaso kuri leta gusa, abaturage ubwabo aribo barimo kwishakamo umusemburo wo gutera imbere, wo kuba indashyikirwa mbese. Kandi ntabwo ari mu baturage gusa, kuko iyo ugeze no urebye no mu nzego za leta ukareba u Rwanda nk'uko dusanzwe turuzi, rudafite ubukungu budasanzwe mu butaka nka birya bya za Kongo, bafite za diyama bakagira za zahabu. Ariko ukareba ukuntu ari mu nzego za leta, ari mu nzego nkuru z'igihugu, baharanira gushaka uburumbuke buturutse mu bitekerezo, buturutse mu mikorere. Ubona ni ukuri hari ikintu kimeze, niyo mpamvu ngene nkita la revolution de mentalité. Aho kwicara umutegereje akazava imuhana, aho kwicara utegereje ngo bazankorera ibi, wowe ukabyishakamo. Nkasanga icyo kintu naragikunze cyane kandi cyaranshimishije ubwo buryo bwo gukora. Ari nayo mpamvu nanjye nagize umunezero rwose, nkumva nkwiriye kugira icyo nakora kugira ngo nanjye mfatanye n'abandi kubaka igihugu, nanjye nishakemo umusaruro, nishakemo umusemburo utuma igihugu cyanjye gitera imbere. Ikindi kintu navuga cyantunguye kandi kikanantangaza, ko mbere njye natekereza ko inama y'umushyikirano yaba yahuriwemo n'abantu bato barobanuwe bagiye kuganira ku mikorere ya FPR cyangwa se y'abantu bari mu buyobozi bw'igihugu. Ariko naje gutungurwa no kubona abaturage b'imihanda yose bo mu ntara zose bahura bakavuga, kuko mu gihugu hirya no hino mu turere twose, mu ntara zose hari amasite y'abari mu nama y'umushyikirano, bakagenda bahana amagambo, bavuga ibikorwa byabo, bavuga ubushake, ubushobozi, ndetse wakumva n'ibibazo babaza, byose biganisha ku iterambere, byose biganisha ku bikorwa guverinoma igomba gukora kugira ngo batere imbere. Abandi bakavuga ingendo bakoze mu rwego rwo guteza imbere amakoperative yabo, akarere bakomokamo, cyangwa se mu rwego rwo gushakisha ubwenge, kuvoma. Ugasanga icyo kintu kiratangaje. Navuga abaturage bavuga ko bagiye muri za Colombia, bagiye muri za Kenya, bagiye za Henaheri, hari abahinzi b'ikawa, ndetse noneho ubwo byahise bituma nibuka abashoramari numva bahora baza mu gihugu gushora imari biturutse mu ngendo Perezida wa Repubulika aba yakoze, akajya gukurura abashoramari. Icyo kintu mu by'ukuri cyari kibuze cyane cyane, ariko ntabwo ari ku Rwanda gusa, kuko ni mu bihugu byinshi bya Afurika, aho usanga abayobozi bo birirwa kenshi bajya mu mahanga gushakisha ababafasha, gusaba imfashanyo, aho u Rwanda rugeze ubu rukaba rujya gushaka abaza gufatanya mu bikorwa, bagaza bataje kuduha, bakaza baje ngo dufatanye, kandi muri gahunda yo kugira ngo ibyo bikorwa tugiye gufatanya bihe
u Rwanda inzira yo kujya ku iterambere. Ikindi navuga nuko hari ibintu byinshi twakomeje kwagiriza leta y'u Rwanda muri opposition nanjye ko nta bwisanzure buhari, haba muri politike, haba mu itangazamakuru, haba mu kuvuga, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Nyamara muri iyo nama twarimo nabonye kwishyira kwizana kw'abanyarwanda mu kuvuga ikibari ku mutima kandi kikakirwa neza pe. Nabonye aho abaturage baganira cyangwa se bavuga bakabaza ikibazo bakarega inzego z'ubuyobozi mu gihe zitatunganije inshingano zazo, kandi ukabona ikibazo koko gifashwe mu maboko yombi kugira ngo kigwe kibonerwe n'igisubizo. Birumvikana ko umuntu uje mu rugo iwawe azanye isahaha, byo byanga bikunda mushaka kujya mu mitsi, ariko uje abaza ikibazo mu bwitonzi n'ubushishozi muricara mu gatuza mukumvikana. Ni nako nanjye mu bigaragara nifuje kuvuga nti u Rwanda ni igihugu cyanjye. Mu by'ukuri nubwo cyagize amateka mabi, muri ayo mateka mabi ntacyo nishinja, haba mu nkiko zinyuranye nta kibazo nabuze afite. Kuki niba ari n'ibigomba guhinduka mu gihugu nta kwegera abandi ngo twicare tuganire, niba ari igitekerezo mfite cyubaka nanjye nkagitanga ngo cyubake. Kandi ibyo nasanze ko no mu nama y'umushyikirano twarimo abenshi baravuze, hari abatanze ibitekerezo, hari abatanze ibyifuzo, hari abashimye, hari n'abanenze, kandi ibyo byose nkabona byakiriwe neza. Nkaba rero ku rundi ruhande mvuga nti ese mu rwego rwa opposition n'urugero, ntiba mvuze uko nabonye igihugu kandi uvuyeyo, nkavuga ibyiza nabonye, kuki wowe tutari kumwe unyitwaraho umwikomo kandi ari uburenganzira bwanjye, ari nabwo uharanira ko buri wese avuga ikiri ku mutima, avuga icyo yabonye, nagatanga n'igitekerezo cye. Hari n'ikundi nanone bamwe bavuga bati u Rwanda ni igihugu kibi, nta mutekano, ni inzara, nta mahoro. Ariko ikinangaza nuko muri abo abenshi mbona bazana imiryango yabo bwacya mu gitondo kandi bati musubire mu gihugu. Ariko umuntu waba umuvanye habi ukahamusubiza umukunda. Ibyo ngibyo ni ibyo kureba buri wese akabitekerezaho ku giti cye impamvu ze, kuko nibaza ko hagati yacu nk'abanyarwanda hari ikibazo nane tugira cyo kutabwizanya ukuri, bikaba byaterwa n'impamvu zinyuranye za buri wese. Hari ushobora kuba afite ibyo yikeka, hari ushobora kuba afite ibyo yishinja cyangwa se anashinjwa, ariko agashaka ko mugenzi we amufasha kwikorera uwo musaraba, kandi ntamubere imfura ngo namubwize ukuri ati nyamara njyewe ndugarijwe dasananiwe kubera impamvu izi neza. Gacya mu gitondo byose bigahinduka impamvu za politike, hakaba ababigendamo buhumyi batabizi. Njyewe rero kuri urwo ruhande navuze nti igihe kirageze, hari byinshi nabonye, hari byinshi nzi, hari ibyo ndimo kubona n'uyu munsi. Icy'ingenzi nuko nakwegera igihugu cyanjye, nakwegera abavandimwe banjye, nakwegera abanyagihugu, tugafatanya kugira ngo turebe ko twatera imbere. Niba hari n'ikibazo tukakiganiraho nacyo tukagikemura nk'abanyarwanda, nk'abavandimwe.
Rukerantare, mbere yuko turangiza iki kiganiro nagira ngo mubaze uko mubona amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu minsi iri imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mubwire ko amatora y'ubwayo nzayashyigikira kandi nzayajyamo, kandi nasanze neza abaturage ubwabo bishimiye ubuyobozi nk'uko nanjye ndabwishimiye, nk'uko nanabivuze muri iki kiganiro twagiranye. Mu by'ukuri ntabwo naguhisha ko nzatora, kandi by'umwihariko nta nubwo mbigira ibanga, nzatora Perezida Kagame, kuko nk'uko nabikubwiye njye nabonye imiyoborere iriho ko leta iyoboye igihugu muri ibi bihe, ibikorwa biragaragara, ntabwo ari byo gushakisha. Nta mpamvu rero yo guca hirya cyangwa hino mvuga ngo ibi n'ibi. Igifaransa baravuga ngo on change pas l'équipe qui gagne. Nta bindi birebire nakubwira aho ngaho, njye nuko mbyumva nuko mbibona. Rukerantare rero nagira ngo mbashimire kuba mwampaye uyu mwanya tukagirana iki kiganiro, mbifurije ibihe byiza. Urakoze Bwana Karirima kuba wafashe umwanya wawe kugira ngo tugirane iki kiganiro, ariko ntabwo rwose umbabarire, ntabwo narangiza ntafashe aka kanya gatoya mbonye kugira ngo nongere nshimire abayobozi b'igihugu cyacu, by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bashimye ko nubwo nari maze igihe muri opposition ariko nicarana n'abandi kugira ngo dufatanye kungurana ibitekerezo byubaka igihugu. Kuba twicaranye muri kano kanya, kuba dufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire, tugira ngo hari ikindi, ni urukundo mfitiye igihugu cyanjye, kandi namye mfite urukundo nifuriza mfitiye igihugu, n'amahoro nkifuriza n'umutuzo. Nkaba mboneyeho umwanya wo kugira ngo rwose nsabe abanyarwanda aho bari hose bahinge mu mitima yabo urukundo rw'igihugu, bakifuriza amahoro, kandi noneho no mu gihe kiri imbere mu matora azaza ntibazatezuke ku butwari bwo guhitamo neza, guhitamo abayobozi baduha amahoro, bakaduha umutekano n'umutuzo.